mu mahema yabo bakurikira abatambyi bahetse isanduku y'isezerano kugira ngo bambukane. Nuko abatambyi bahetse isanduku bageze kuri Yorodani, birenge byabo bigeze mu mazi, kandi igihe cy'isarura amazi ya Yorodani arenga inkombe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo byarenga inkombe, ariko ntibyarenga ijambo. Bishobora kurenga inkombe, bishobora kurenga akazi, ariko ntabwo byarenga icyo Imana yavuze. Muyihereze icyubahiro Imana n'inyembaraga. Aba ni Abisiraheli bari kuva muri Egiputa. Icyo gihe cyari gikomeye kuko Imana yari imaze gutwara Mose. Ningirirwa ubuntu turaza kubiganiraho mu bundi buryo. Imana yari imaze gukura Mose mu isi, ihamagara Yosuwa, impamvu yo gusenga. Imana ikurenza akaga. Hirya yo gusenga Imana irakwambutsa. Hirya yo kubana n'Imana igucira inzira aho wabonaga Yorodani, ibirenge byawe irabishingisha. Kandi iyo usenze uba uhamagaye isanduku y'isezerano kugira ngo ibane nawe mu kaga. Bisobanuye ngo iyo ikubanjirije imbere ibikomeye byose biroroha, kuko ku Mana nta gikomera. Imana ifite inzira zirenga igihumbi. Mana tuyikomera amashyi n'inyangamugayo. Irababwira ngo mwiyirize ubusa iminsi itatu. Irangije irababwira ngo kandi mwitegereze isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Imana nyir'ijuru n'isi, niyo iri bubabanziriza imbere. Haleluya. Ndi nkawe nazamura ikiganza nkagishyira imbere nkavuga ngo nkeneye isanduku y'isezerano imbere yanjye, nkeneye ibihamya by'Uwiteka imbere yanjye. Mu rugendo rwanjye nkeneye mu Imana. Imana izajya imbanziriza. Nijya mu kazi Imana ijya ihabanza. Nijya gukora Imana ijya imbanza imbere. Nijya mu muhanda Imana ijya imbanziriza imbere. Abantu nibaza banteye Imana ijya ibanza imbere. Ibimpagurukiye bijya bibona Imana mbere y'uko bimbona. Haleluya. Mwitegereze isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Imana nyir'ijuru n'isi iri mu babanziriza. Ntacyo tuzaba. Haleluya. Hari umuririmbyi avuga ngo niseguye amaboko yawe Yesu, singitinya nisunze umukiza ukomeye. Ku itariki 27 Imana yari yadutumyeho ngo tuzayita kwiduha amakuru y'umwaka. Mana we wizamura ibiganza mubwire ngo turagushimiye kuri Imana ivuga. Abandi baba bagenda bakabakaba, ariko abazi Imana yabo iba yababwiye. Iba yababwiye ati hari amakuru. Uryo ujya muri ibyo ari byo nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kuratakera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama umusumwe zawinjiramo. Haleluya. Niko mvuza impundu. Haleluya. Nzinjira mu murwa. Oh haleluya. Ndi hafi kujyayo umusumwe zawinjira. Haleluya. Haleluya.
ntabwo turi bwigishe kwa kundi ntabwo shaka tugiye kwigisha ariko tunarema ibintu bitariho bibeho mu izina rya Yesu bibeho iyo dusenga ntabwo ari bayari kandi ishobora bingahe arara ariko njye banumva n'abantu ntabwo baba babyumva hambere aha umuntu yaramamagaye n'umurundi arambwira aba mu Bufaransa arambwira ati njyewe tumaze iminsi dusengana warasengeye umwana wanjye ari mu bitaro ntiyapfa none mushiki wanjye yatewe n'ibidayimoni kandi ibyo bidayimoni biba bishaka kumwica tibimuza no gusinzira kandi biba munsi y'igitanda muri Canada arambwira ati none uramfashe iki ndamubwira nti nibyo muri Canada ndabyirukana turi mu Rwanda ndi mu Rwanda ndi mu Rwanda nyine arangije arambwira ati reka muhe nimero yarabanje aramwambura reka nguhe nimero none ni wese muhe ni ubabaye amamagara kubera iki se muhamagara kubera iki ntabwo bamenya ari usanga ufite ikibazo ni usanga bamenya aramamagara ndamwitaba namubwira ngiye gusengera usinzira atumva ye ati asha sinjya sinzira ati bashate ati bugunye ati ndara nicaye nyine ndamubwira nti ntabwo wongera no kurara wicaye ndamubwira ngenda wicare kuri icyo gitanda nabandi dayimoni uri muri icyo gitanda sohoka nuwagutumye mubwire ko urwo rugo utarugera mubwire ko hari ingabo ndakubita mu bitadayimoni ndamubwira nti nuryamuka ukumva hari ikigukora ungaye araryama arasinzira ahubwo yaraciye gukererwa n'akazi arangije mu gitondo arambwira ati sengera rero mugabo ntibizagaruke ndamusengera Imana irakora kureka baba yirukana dayimoni muri Canada wowe tureba nuri mu Rwanda niwe yananirwa kwirukana icyo abantu batizeye ubundi dufite ikibazo cy'abantu baracyanganyikiwe bafite ibintu utamenya nuko byitwa hari n'ikindi kintu ushaka kugufunguraho amaso cyambere bajya bavuga ngo umuntu yavangiwe nibyo kuvangirwa bibaho sibyo ariko mwibuka ko ni ukuvanga ibintu bibiri ni bibiri ntabwo ari kimwe ntabwo wavanga ikintu kimwe nyine ni inike ariko iyo ari bibiri nibwo habaho icyo bita melange kandi muri melange njye nize imibare na fizike ariko twizemo na chimie na biologie hari icyo bita melange homogène na hétérogène muri homogénéité cyangwa muri hétérogénéité ni ukuvanga ibintu bibiri ibishimbo n'amasaka noneho hari n'ibindi batavangura amazi n'isukari ntabwo wabivangura siko bimeze none reka mbabaze none niba ubwo ruvango niba umuntu yavangiwe haba harimo message nzima z'Imana hakabamo n'ibya Satani noneho rero bavuga ngo uriya yavangiwe ahita udutara bwa buhanuzi bwose yaguhanuriye ukabujuka nyamara harimo n'ubw'Imana garuke kubwira Imana ngo kuvangurira ibikwiriye byawe mbigumana ariko iby'abadayimoni ntibikene twe turajyana ikindi cya kabiri hari n'ikindi kintu mukwiye gufungukaho amaso niba utazi kurondora umwuka guyirobanura hari akandi kajambo keza Imana yakoresheje yavuze ngo yohereza umwuka bikarema niba umuntu nta kintu na kimwe umuntu yavuga kuri wowe Imana itashobora gukora wayibwiye uti niba navangiwe ohereza umwuka birema ariko sintahamara amasa kuko icyo icyo bitiyerekwa ni project akure bigera kure ntugapfushe imvugo y'Imana ubusa ntabwo igiteranyiriza abantu ubusa babiri batatu bateranye inzuruka mbane nabo none twe turi abantu benshi kuki se murumva idahari idukunda kuruta uko umushumba bakunda ushumba niyo yaba bakunda bingana iki arabakunda kandi nabizi kuko niyanganya n'Imana ko Imana yo yaraturemye igitwitangira gashize narabibabwiye nabwiye ko umuntu aguhuha mu mutwe ngo aguhaye serivisi ukamuha 1000 cyangwa 2 waza gutura ugatura service Imana iguha serivisi za buri munsi abana bawe bakiga kuri serivisi y'Imana bakagenda bakagaruka kuri serivisi y'Imana Imana ikakurinda covid kuri serivisi yayo Imana ikakwambika kuri serivisi yayo nayo mafaranga utanga uyabona kubera ubuntu bwayo serivisi y'Imana wayigura ngahe bagera mu rusengero gatura ubusa bagera mu rusengero gatura service no serivisi y'Imana irihariye ni nayo mpamvu ugomba kuyikorera ibintu watekereje umuyobozi wa gahunda yakoze yavuze ngo ujye utura ituro warivugiyeho cyangwa nuko wabura n'ibyo uvuga kubera ko riba rigayitse bundi ugomba gutura Imana ibintu biremereye kuko
Imana niba yarakoze ibiremereye ariko ndababwira muzi ko abagabo n'abagore bari hano uwabafata wari kubafata mbere yuko mubana bakabashyira mu matora bati nimutore yuko uriya musore akananura mukobwa ntabwo bari kubyemera abantu bari kubyanga ariko kuko Imana ari inyangamugayo yagukunze urukundo ruhebuje yarabangira bahuza isubira kugira abantu ko mwari muberanye birakwiriye ko bihererwa Imana icyubahiro abantu ntibajya babimenya Imana sinzi ukuntu nabibabwira banumva iremereye cyane gusa ibintu ikora biraremereye ni ibintu bikomeye uzi serivisi y'Imana ukuntu turyama tugasinzira tukarara twasamye twadusimba ntitujye mu kanwa ngo dupfe buriya Imana urebye serivisi zayo ntiwabona n'icyo uyiha ariko wowe mu bushobozi bwawe buke ujye ubwira uti ntacyo Mana ntacyo naka karabaye mpoze kingiki ibi rero biguha umugisha Yosuwa iramubwira ngo isanduku y'Uwiteka dore isanduku y'Uwiteka nyir'ijuru n'isi dore igiye kubabanziriza imbere irakubanziriza muri uyu mwaka ikubanziriza muri 2022 ikubanziriza imbere y'ibitero byaguhigaga ikubanziriza kugira ngo isiriva zari ziguhize ikubanziriza kugira ngo igucire inzira itari ihari ikubanziriza kugira ngo yubure amateka y'ubike n'ayandi iyo sanduku ni kugenda imbere ihindura amateka ya bene wanyu Imana ni ikubanziriza imbere ikureho iyo karanga y'umuryango yakwibasiye Imana ni ikubanziriza mu izina rya Yesu tumera Imana amashyi ikubanziriza hene paste kota dera alastofimo Imana ikubanziriza ene paste kosanima deva anesir drove emestafome haleluya 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 bariya abantu bambaye imyenda isa n'umugabo Imana ivuganye nanjye ngo ibarinze kugeragerezwa ku rubyaro cyari ikigeragezo gikarishye kandi gisharira ariko Uwiteka agiye kubona mbona ari kubaha gucya arambwira ngo iyo ntabwo ari bariyeri yananira Imana ishobora byose nimuvuge ngo amen haleluya haleluya Imana ishimwe nihuse cyane ene postenama Yosuwa aragenda arababwira ngo nibiyirize ubusa kandi Imana irababwira ngo aho mwari mugeze nimanze musubire inyuma ho mikono igihumbi musubire inyuma ntabwo byemewe ko muguma aho mwari muri nimusubire inyuma iyi Imana ijya kwigaragaza irabanza ikamera nk'aho yagusubije inyuma ibintu bimera nk'aho byasubiye inyuma ibintu bimera nk'aho byapfuye bigasinzira ariko iyi Imana ishaka kugusimbutsa inzobo igusubiza inyuma kugira ngo igutindire ikiraro kingana n'uko izagutabara tera haleluya musubire inyuma basubirayo ngo aho bari bari ngo kandi ngo igihe cy'isarura ngo amazi ya Yorodani yaruzuraga amazi ngo akarenga n'inkombe akarenga inkombe aragenda ararenga amatangazo menshi ararenga intambara ziragwira ararenga akaga kabakaga ararenga urugamba ruba indwara ziba indwara amatangazo barayamanika ibibazo biragucanga ariko turashimira Imana itita ku matangazo y'abadayimoni igakora icyo yagambiriye uhereye kera kose uhereye kera kose urugo wahoze uri gufashwa na tere haleluya basubira inyuma imubwira amagambo nkunda atatu irya mbere iramubwira ngo nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe Imana ibane nawe mu izina rya Yesu Imana iguhagarareho mu izina rya Yesu ndakwaturaho uburinzi muri 2022 ndakwaturaho gutabarwa n'Imana muri uyu mwaka ndakwaturaho kuguma na Yesu ndakwaturaho kwakira umugisha wawe wari waraburanye nawo
ndabizi ko ndi umuhesha w'umugisha agari ibyo nitwereza ibyo natuye kandi bifate mu izina rya Yesu. Imana iguhagarareho 2022 uyitangira n'impinduka. Imana ikuremera andi mateka. Imana ikubakeho ubudahangarwa. Imana itsindagire ubuhamya bwawe ibuha agaciro. Imana ikomeze intambwe z'ibirenge byawe. Imana ikuvura indwara zari zarananiranye. Imana igukingiriza ababisha bawe ntibakurase. Imana ikwigarurira ikurinde ibikwigarurira. Imana ikugenda imbere kugira ngo utayoba. Uyu ni umunsi wo kwatura umugisha. Uyu ni umunsi wo guhesha umugisha. Ababaje utaje ariko waje arawubona. Icyakabiri iramubwira ngo kandi Yosuwa ngiye kujya nza mvuganire nawe mu gicu gifatanye kugira ngo bakwemere. Imana igushakira icyemeza abantu. Imana igushirireho ibihamya. Imana yemeza abatewe. Ibabwira yuko ariyo yaguhamagaye. Igushyiraho ikimenyetso gituma batakushidikanyaho. Hedi talaste bone ebriste. Letansa lama ofanema. Iramubwira ngo none nzajya nza mvuganire nawe mu gicu gifatanye bakwemere pe kugushidikanyaho. Iyo ivuganye nawe burya ntabwo igenda gutyo. Isiga iguhaye n'amavuta y'igikundiro. Isiga iguhaye n'amavuta y'ubwenge. Isiga iguhaye n'amavuta yo gutuma ubasha kugira kwesha abandi umugisha. Yaravuze ngo muzaba umugisha n'abazabifurije umugisha nabo bazawubona. Bisobanuye ngo iby'Imana ivuga bingana no gukora kwayo. Haleluya. Icya gatatu cyo kiranyica. Yamubwira ngo kandi nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Haleluya. Hano ngiye gusoreza. Nababwiye ngo turi ku ijambo rivuga ngo icyakora byarenga inkombe ariko ntibyarenga ijambo. Shimira Imana ko hari icyo yavuganye nawe. Shimira Imana ko ibyo yavuze rijya ritumubaho. Shimira Imana ko ariyo yaguhagazeho. Dore ijambo rikomeye. Witwa Ezekiel imuhamagara. Yamuhamagaye mu gihe gikomeye. Iramubwira ngo noneho ngwino nkore. Aranga ati oya mwene wacu Yeremiya uko yagenze narabibonye sinakwitamo. Iramubwira ati noneho rero ibyo kurya byawe nawe bya buri munsi ujye ubitekesha amaziranoki y'abantu. Ngo ayirebye asanga harimo yoroshye nakomeye. Aravuga ati ibi ntibyavamo. Aribyo ati mbabarira noneho nemera untume. Iramubwira ati nanjye ndakudororeye noneho ujye utekesha ibisheshe by'inka. Iravanga ariko ubwibone bwawe ndabona butaragushiramo shaka. Iramubwira ati genda ushaka icyuma ugira icyanza kigere ku rwego kimera nk'icyuma cyogosha. Nurangiza ufata uwo musatsi wawe ngo yarafite umusatsi umanutse ukagera no mu mugongo uwogosha ugabanye n'imigabane 3. Umugabane wa mbere uwutemagure uwurohe mu nyanja. Wa kabiri uwutwike iryo vuna ry'uryohereze mu mazi rigenda. Uwa gatatu wendeho muke uwo mukeya wendaho upfunyike mu binyita by'umwenda wawe. Ugereranywa n'Abisiraheli bazava mu bunyage badapfuye. Icyo bisobanuye birasobanuye ngo impamvu ugeze kuri iyi tariki utarapfa ni ahantu Imana yagupfunyitse. Impamvu abadayimoni bataguhitana ni ahantu Imana yagupfunyitse. Impamvu abarozi baroze ntibigere ku ntego ni ahantu Imana yagupfunyitse. Impamvu amahembe ataguhitana ni ukuko Imana yari yaragupfunyitse. Impamvu bya byago n'amakuba, impamvu covid itaraguhitana ni ahantu Imana yagupfunyitse. Tera haleluya. Yongere dupfunyike rata. Yadupfunyitse ku bya mbere yongere dupfunyike. Yakurengeye bwa mbere yongere ikurengere. Yahagararanye nawe cyagiye yongere ihagarare nawe. Yitamuruye cyagiye yongere yitamuruye. Yatanze ryatangazo rikurengere yongere itange irindi. Yavuganye n'ibyakurwanyaga yongere ivugane n'ibya none. Abari hano nimugire gutya. Iyo abikoze yongere
kwatura ni amagambo yanditse muri Bibiliya. Muzasanga kwa Manowa, marayika yarabwiye umugore wa Manowa, aramubwira ngo uzabyara umwana w'umunaziri, kandi uwo mwana ntazagerwaho icyuma cyogosha, muzamurinde n'igisindisha. Nafashijwe. Mukamanowa ngo abibwiye umugabo we, umugabo we aravuga ngo Mana ndakwinginze uwo muntu wawe yongera agaruke, uwo mumarayika yongera agaruke, marayika wakugendanye iriya myaka yongera kugendana uyu mwaka, wagukingirije cyagihe yongera kugendane, wakugaburiye uri umushomeri yongera yitamurure, wakurengeje akaga kambere kurenza n'akanone. Ariko mwakomeye Imana. Turi mu ntangiriro z'umwaka, tugomba kwatura ibintu bikomeye, ibintu bikomeye, kandi twebwe twatura tutavangiwe. Wapi ubu biri gufata, biri gufata. Kuvuga amagambo ujye uvuga ngo amen, urajya uvuga gusa ngo amen. Usigaje kwatura amagambo menshi ubundi ngasenga, nta bindi ndavuga, ntabyo ntimutegereze. Abo tumenyeranye niba nzi kwigisha murabizi, tabizi. Ariko no, Mwuka yambwiye ngo twatura umugisha, twature ku bantu b'Imana umugisha, imfubyi zibona amahoro, ingumba zibyare, abapfakazi bishime, abashomeri Imana ibaremera imibereho, abari baravuye mu byizerwa bongere bagaruke mu nzira, Imana ikomeze ibirenge by'abantu bayo. Ndajya mvuga gusa muvuge ngo amen. Yaramubwiye ngo nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi y'ubuzima bwawe bwose. Ntawe. Uwari uhagaze imbere yawe Imana imwigizeyo, uwaguhagurukiraga Imana nimwigizeyo, uwari kuzakubera igico Imana imukubitire hirya yawe, uwari kuzatuma ugubwa nabi Imana nimutandukanye nawe, uwari kuzibasira amateka yawe Imana nimukubitire hirya yawe, uwari kuzatambika ibirenge akunaniza Imana nimwigizeyo, uwari kuzamanura dosiye yawe akayitabataba Imana nimunanize, uwari kuzakubera igisika gituma utandukana n'Imana Imana imwigizeyo, uwari kuzatuma isezerano ryawe ridasohora Imana nimwigizeyo, uwari kuzabangamira ubuzima bwawe Imana nimwigizeyo. Tera haleluya. Abumva biri gufata nimutere haleluya. Imana ifite umugambi wo gutanga amateka mashya ku bantu. Kabiri, Imana iri kumbwira ngo isutse ububyutsi no kugira ngo abantu babone imbaraga zo guhangana n'ibihe, imbaraga zihangana n'ibihe zimanukiye mu bubyutsi Imana isutse. Oh haleluya. Wari kuzakurogera abana Imana imwigizeyo cyane, wari kuzatuma ukora divorce Imana nimukubita none ahangaha, wari kuzatuma ubwenge bwawe buva kuri gahunda Imana imukubita none ahangaha, wari kuzakuriza amarira Imana nimukureho none aha, wari kuzarwanya igisubizo cyawe Imana nimwigizeyo. Imana ishimwe. Tugiye kwatura ibindi bikomeye, tugiye guhamagara abantu rero. Buriya yaramubwiye ngo nta muntu warinda kuguhagarara imbere. Buriya abantu ni ikibazo, ariko abantu ni igisubizo. Iyo turwanywa n'abantu, ariko niyo dutabarwa burya dukunda Imana ikoresha abantu. Rero tumaze kwigizayo abari akaga, abari kuzibasira ubuzima bwawe, abari kuzakujegeza, abari kuzakunaniza, abari kuzaba inzobo n'imva ku buzima bwawe, Imana ibigizeho mu izina ryanjye cya Yesu. Ariko tugiye guhamagara n'abo umugisha, tugiye guhamagara abo umugisha, abo Imana ikwiye gukoresha. Muri kunyumva, muri kunyumva nimugire gutya. Shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mana yamutanze, shimwa na
turavuga imbaraga, turavuga n'imirimo iyo twakubonanye, abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Umuntu uzakubera umugisha Imana iguhuze nawe, umuntu uzahindura amateka y'ubuzima bwawe Imana imuguhuze nawe none, wari kuzaza ahetse ibisubizo byawe Imana imwigize hafi, umuntu wese ibisubizo byawe Imana imwigize hafi, uzagusindagiza Imana imwigize hafi, uzakubera umuyoboro Imana imwigize hafi, uzatuma umutima wawe uruhuka Imana imwigize hafi, uzakwinjiza muri Kanani yawe Imana imwigize hafi. Komera Imana amashyi. Mani vuganye nanjye irambwiye ngo ibyo turi kwatura biriho, ariko kandi irambwiye ngo n'umuntu wese uri mu iri terambere uzi ko muri uriya mwaka yahaye urwaho umubiri we ugakora ibyo wishakiye, ngo nayisaba imbabazi ngo nazira zifite, zamura gusa birahagije. Ubwira Imana uti mbabare, urwaho nuko urwaho umutima wawe ukagira intonganya, ukagira umujinya, ukagira amahane, ukagira icyari, ugasambana, ukanywa inzoga, ibintu nk'ibyo bikakwizingira, ugahurwaho umubiri ugakora ibitari ngombwa. Haleluya. Muzehe wegamiye kuri iyo nkingi, Uwiteka avuze yuko agukuye ikibazo cyo kurwara umutwe ku buryo bakubaga. Imana irakurengeye, tarase umunipeka, kandi nabonaga hari ukuguru kwawe kwari kugiye kugira ikibazo cya paralisi. Uwiteka arambwira ngo arakurengeye, fata muri ako gatuza kawe Imana yongere iguha umwuka no guhumeka neza. Fata mu gatuza, eta kita posta kita la peka hena patanina neva alastites de nema ebike stofibe ma. Imana ishimwe. Imana irambwiye ngikongere iminsi yo kubaho. Uyu mubyeyi wicaye hano imbere, Uwiteka avuganye nanjye ngo wari ugiye kujya wicara ukababara, ari ibintu baguteza ahantu bari kuwiteka arambwiye ngo agusimbukije imitego y'abagome, ngo n'Uwiteka urwana intambara, kandi ngiye kubona ngo Imana irakufashira gukomeza. Imana irambwira ngo ikurinze guta umutwe muri iki gihe. Haleluya, haleluya. Uriya muyusi w'umugabo uri hepfo iriya, Imana ikuyeho icyo bita imbaraga z'amabingu. Imana odekeno na pasterome takipa uriya uri inyuma. Uwiteka aravuze ngo arabyanze, aritamuriye kugira ngo akurengere. Dedeso opiste hidema, kandi aravuze ngo none ahisibuye amayira kugira ngo isoko yawe yongere kududubiza. Ni Imana irwana kandi ikaburanira umuntu akabona amahoro. Nimuyikomera amashyi. Haleluya. Amasezerano y'abadayimoni bari barafashe guhera none bayarekure. Imbaraga zari zaragundiye ibyawe zibirekure. Umugisha wawe nukugeraho mu izina rya Yesu. Imana niyigwatirize kugira ngo igushyitse ku mugambi wayo. Imana igusimbutse inzobe kugeze ku mugambi. Imana ikurenza hari yaguteye ubwoba. Imana ikuburanire mu gihe gisa n'iki. Imana yitamurire ku buzima bwawe. Imana ikubumbatire kugira ngo utamwara. Imana igucire inzira mu gihe utaratabarwa. Imana komera Imana amashyi. Imana ikuvuganire. Reka dusenge, ariko dusenge turirimbanya aka kantu. Mu buzima hari byiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe, rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiye no kubaho, nyamara burya hari Imana isumba byose bikora, yitwa Uwiteka Nyiringabo. Nashimwe amaso yacu yabonye
yacu yumvishe byinshi intambwe zacu yazamuriye kumukorera ibyo akora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda imbere ye niho hari byose twifuza ibyo yakoze ashimwe turabyibutse ibyo yakoze ashimwe amaso yacu yabonye byinshi amatwi yacu yumvise byinshi intambwe zacu yazaguriye kumukorera ibyo akora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda niho hari byose twifuza uwiteka ashimwe ashimwe haleluya haleluya Imana irashaka kuguha Heburoni Heburoni irahari ariko ikeneye ibintu bitatu ikeneye umuntu ufite kwizera kutagashoboka ikeneye umuntu womatana na yakangana n'ibyaha ikeneye umuntu uhora yibutsa ko biravanga bibutsa Uwiteka ntimugatuze irashaka ko wizera kwizera niko gukura imisozi kabiri irashaka ko wihana neza ibana n'umuntu ufite umutima umenetse ushenjaguye uhindishwa umushyitsi n'ijambo irashaka kujya uyibwira ibyawe murajye mumbwira ibyo mwibwira byo muvuga n'ibyo mubikora mu miruho yanyu munaniwe bimenywa n'uzi imigambi nshaka kugusengera nshaka kugusengera Imana ikugirire neza tugiye kuyibwira ngo nubwo byarenze inkombe ariko ntibirarenga icyo wavuze icyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisohoza mana mana we mana we icyo wavuze mana we icyo wavuze ugikurikirana wasezeranyije Sara kuzamu umwana warabikoze 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 undi se turetse kuvuga Sara tuvuga ngo waradusezeranije tukabikurura ibyo yakoze yarabikoze nibyo yavuze izabikora haleluya hari ibintu Imana yakoze muri twe dushingiye aho yatuvanye twizeye n'ibituri imbere by'izabikora mana we Komanga uvuga ngo ongera nkurikirane karande y'iwacu nikamurikirane ibitero by'abakonikoni ntibikamurikirane
amahembe ntakankurikirane, ubugome bw'abagome ntibukankurikirane, nkurikirana ku manywa na nijoro, nkurikirana bagambanye, nkurikirana bohereje ibitero, nkurikirana isi yamagurukiye, nkurikirana iminsi isharira, nkurikirana no ku munota wanyu. Ababyizeye ko biremwe nimutere haleluya. Haleluya. Buriya rero ubundi reka mbabwire, njyewe numva ndi umuhanuzi wifitiye icyizere hamwe na Kristo wanjye ijana ku ijana, ku mwana wanjye w'imfura mu nda ya mama we amezi 6 harimo amazi ashegera nkayo muri sherekani. Njya gusenga bwira Imana ngo naragutuye sinaguhaye amazi, kuki ko nagukoreye ubusa, icyumembye ko mu busa. Imana irambwira ngo sinaguha ubusa, irambwira ngo icyo kiganza cyawe cy'iburyo, irabanza irambwira ngo ubushake bw'umugabo n'umugore bujya bunanirwa, ariko ubushake bwanjye ntabwo bwananirwa. Irambwira ngo icyo kiganza cyawe cy'iburyo shyizemo umwana w'umukobwa, nugera mu rugo umurambike ikiganza ku nda, kandi guhera none nkoze igitangaza. Umudamu wanjye akora hariya hirya sashika, ibyo ni ibintu bizwi byabaye. Haramubwira ngo uzaze ngo bamufashe kugira ngo ayo mazi bayakuremo nyine azongera asame indinda. Hanyuma nanjye ndabani oya, hari icyo Imana yavuganye natwe. Ndashima Imana kwivuga. Ndaza bitamo kubita ikiganza ni ubushake bw'umugabo n'umugore bushobora kunanirwa, ariko bw'Imana ntibunanirwa. Ntibivuga ndasenga, ndamubwira ejo uzajye kwa muganga. Agiye kwa muganga basangamo umwana w'umukobwa muzima, kandi bari baramubuze, baramuhanga ikintu kirimo amazi, igishusho kitagira ikintu. Baramubaza gusengera he, arahababwira, aravuga ati njye nizeye Imana. Hashize iminsi bati rwose urasenta yarashaje cyane, kandi igihe cyo kuvuga ko umwana kitaragera. Mbwira Imana ni imyaka wayigeneye kubaho sinyizi, ongera uyisazure, n'ubundi ni wowe uyisazure. Hashize iminsi ngo amazi ngo yabaye make, icyo bita liquide amniotique, amazi umwana najamo kugira ngo abeho nunda ngo yarakamye. Mbwira Imana ongera uvomere mwana, n'ubundi ntabwo ari voma wowe ushire. Mangana n'ikindi ndarikubita ndarihora hose. Barangije ngo baranje basanga mu mwana yakuriye mu gice cya iterisi ngo mayi ngo 80% bagomba gupfa. Mbwira Imana naho yakurira hose, n'umutindi wari mu gice cy'ingunguru yabaye. Ndayibwira ni ntacyo umwana wanjye yaba avuka afite ibiro bike cyane, bitamuterura kivuka. Mbwira Imana ni abantu bose bafite amataye ageze nk'iri, nta n'umwe waguze ibiro 5 ku isoko ngo ashyireho, ni wowe wabyibushya. Uyu mwana ungana gutya ndamubyibuhije mu izina rya Yesu. Muteyeho amataye, ndambese teraho amataye, gatera. Maze gutera ndababwira ni ngo nimujyane hariya hirya muri bereso. Arajyana ubu umukobwa wanjye umuzanye mu marushanwa rwose muri 5 ntiyaburamo, ni mwiza, arabyibushye ko Mana yacu iravuga. Tera haleluya. Ndashaka ko turema ibintu bitari bihari bikabaho. Ndashaka ko twimura abadayimoni ku buzima bwawe. Ndashaka ko tukukura muri uwo mugabane w'agahinda. Ndashaka ko tuvugana n'izo mbaraga zacumbitse iwawe. Ndashaka ko twimura icyo gicu cy'abadayimoni. Ndashaka ko Imana ikuha isezerano rishya. Ndashaka ko Imana ikuha amatangazo y'abazimu. Imana ikuremeshe kuri iyi tariki. Tera haleluya. Haguruka dusenge, minota yagiye. Ubugome bwose buva kuri Satani. Imana ntabwo ari igome. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ko mwebwe mukuru wanjye afite akana k'agakobwa k'ifura, barakaroga kakagera ku ishuri kakitura hasi ubwenge bukagenda kagawe. Bitambabwira ni uwo mwana asiga abone n'amanota meza. Bati ntabwo bishoboka, tibaravuze ngo ntaziga. Ndabwira ni noneho nanjye bitewe n'iyo nkorana nayo asiga. Aho yigaga hari mu kigo cy'abagatulika, abapadiri barambwira ati hari umuntu umusengera akazuka, aho rero mujya muhamagara. Uko dukorana nayo turarinda.
barabishe abapadiri bose ba masera abanimatrice n'abanimateri n'abaperefe barabimenya numero yanjye n'ubu barayitunze basha no kusura haje kusura ngo barebe umuntu utuma umwana azuka yabaga yahwereye n'ababyandine mu mugende gufata iyo telefone yanyu muyimurambike ku gutwi mu ngororero njyewe nibereye Kigali yagize bityo n'amenyo ngategeka kabanza akavuga tukavugana kwanza nibaguha amazi bakayamo nayasengera nkahindura amaraso Yesu inywa akaba cyangwa ishuri akajya yakiga nibereye hano cy'ubwoba hano ntibakubeshye umuzigo ukuriho Yesu yawugutura none intambara uri kurwana Yesu yayirangiza none urugamba rwagushoboye none Yesu yaruhindura aho wabonaga nta nzira Yesu yayishyiraho none ashobora bingahe agiye kujya muri egizame sengera igicupa cya niri cya litiro n'inusu kabwira ujye ukijyana mu ishuri ujye ukijyana gakinywaho ubundi akagenda numva hari akantu kaje ujye umuvota amaraso ya Yesu ukore egizame arakora kora ikizamini cya mbere cya kabiri cya gatatu ageze ku cyanyuma arirara yiraye biramuniga yitura hasi yituye hasi barababwira ati yarasigaje kimwe none arapfuye ntabwo apfa nangera ndasenga ati ko numva se ntiumva ndategetse wumva hita yumva none ndategetse haguruka arahaguruka fata amazi ati biri mu muho inywa aranywa ndumva ngaruye ubuzima fata yo ngayasigaye ugende ujye gukora igizame akora iyanyu uzi ikintu cyavuyemo ubu yabonye amanota 51 kuri 70 diplome nziza uzabona na buruse kandi yamaze umwaka musengera ataba mu ishuri musengera gusa musengera funagura ababazimu gusa uwamurogaga yigojeje iki jewe numva n'ikintu y'Uwiteka numva nta mbaraga yasuzugurana Imana yanjye numva nakwimura umurozi niyo yaba afite bene babo bangana iki numva nafunagura amahembe uko yaba angana kose kuko kwa Yesu dufite ubutware kwa Yesu dufite ubutware dufite ubushobozi iyo twizeye uko yayaduka ku musaraba iriba rimari uri gufashwa unatere haleluya ndayimana tugiye gusenga sinzi kuri gusenga ariko tugiye gusenga twatura kwiza ubu ngiye kubwira Imana ngo babarira abana ariko bahe umugisha bahuze n'umugisha baburanye nawe none kugira ngo udasenga nabi ugiye kubwira Imana ngo ibintu byose byamururukagaho muri iyi myaka nabisize hariya ndashaka ko umpa isezerano rishya ibyagukururutseho ibyo bakohereye ibyo wavukiyemo umva ayo ni amateka tugomba gusazisha mu izina rya Yesu dusengane Mana yacu nziza Mana nyiri ubutware Mana nyiri ububasha Mana nyiri ubushobozi ndamenagura ikirere cyose cyari gifite ubushobozi kuri uyu muntu ndamenagura ikirere cyose cyari cyaramuhagurukiye ndamenagura amateka y'abazimu none ahangaha ndamenagura amateka ya karande y'umuryango we ndamenagura amateka y'ibiterezanyo n'ibyoherano ndamenagura imbaraga zose zamuteraga gutambika ibirenge izatumaga aburana nawe izamwamburaga ubushobozi izatumaga adakizwa ndazimenaguye kuri iyi tariki ndazimenaguye none ahangaha ndakunanije wa mbaraga miwe ndakunanije wa mwuka miwe ndakunanije wa butware miwe katika jina la Yesu 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 imbaraga z'Imana nizikore imbaraga z'Imana nizireme amateka basha naboneke ubuntu bw'Imana nibugaragare turarema amateka basha impinduka niziza nonaha uyu muntu niyongera yubakwe niyongera sa niyongera reme niyongera agira ubuzima ibyo abadayimoni bibwiraga turabimenaguye nonaha ibyo bari bateguye tubitesheje agaciro ibyo bashakaga tubyambuye ijambo nonaha turavuguruza nonaha turasenze kugira ngo ubuntu bwawe bwinshi umenegura amateka yarashaje kuri bo hari ibintu dusize muri uyu mwaka twambutse hari ibintu dusize muri uyu mwaka ibyatunanizaga ibyatumaga tudakizwa ibyari byaradufungiranye ibyari byaragundiye ibyacu
abashomeri bagira akazi, abafite akaga bakavemo, abarwayi nibakire. Ndagushimiye yuko uzengurutse kugira ngo uzengereze ibyari byaratuzengereje. Ndagushimiye ko uzengereje ibyari byarafashe ijambo, kandi guhera kuri iyi tariki ushizeho inzira n'ubutabazi kubera kugira ngo bavugire, kuko ari wowe ruvugiro rwabo. Tugukomeye amashyi. Nshaka gusengana n'umuntu udakijijwe, n'umuntu wari waraguye. Sezerano rikomeye n'icana, sezerano rikomeye Imana itanga ku gihe nk'iki, ni ukuguha agakiza utari ugafite, ni ukuguhagurutsa wari waraguye, ni ukugukomereza amaboko yari yaratenebutse, ni ukukubaka mu bundi buryo Imana ikakuzaho, maze uhaguruke cyangwa uzabura ikiganza ahantu uri. Uwaguye tarukijijwe. Birakwiriye ko guhera kuri iyi tariki, none ni tariki zingahe? Imana ikwiye guhagurukana nawe, Imana ihagurukane namwe. Yego, nabo ngabo se, nabo nabonye ari batanu ndaburundi. Yes, Imana iba yabinyeretse. Abo bantu rero nibajya hariya, muhagarare mu buryo muhana ntera, tubasengere, tubatura amaraso ya Kristo, tubirukane icyo gicu cyose cy'abadayimoni. Yego, aho uri uhagarare wizeye, subiremo aya magambo Yesu atangirane nawe. Muhana intera, turi mu gihe kigoye, gihe gikomeye, ariko Yesu ni umwami. Wowe wundi mwese muri batanu muhagarare neza. Yes, 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 yes. Undi yaza hano, wewe begera haruguru. Yego, muhana intera, uwo nawe yegera imbere. Yes, nawe yegere hepfo, muhana intera. Imana ibamugisha, muri abanyeshuri beza, murahumiriza ku maso, mwature aya magambo babwira, hanyuma mbatureho impinduka mu izina rya Yesu. Haleluya, amen. Kandi guhera none mukizwe, tera intambwe ntimuzongere gusubira inyuma, mugume mu itorero. Itorero ni ikintu gikomeye. Hari n'abakristo bajya bayoba, bari kubona ngo umuntu bakomeje agakizwa, ariko adafite itorero abarizwamo, warishye byatwara ngo ntiyazajya mu ijuru. Oya, ntago wazajyamo. Bibiliya ngo ntimukirengageze guterana kwera, birabivuga. Ikindi umuririmbyi yaravuze ngo buri muntu mu itorero rye abujejwe muri ryo. Yego, ni nayo mpamvu cyajya abantu banga ngo nubahirije ngo doctrine ngo discipline nkazisha, kuko ngo sinazajya mu ijuru. Discipline y'itorero ugomba kuyubaha. Itorero ryawe ujya wubaha discipline yaryo, nutayubaha uzaba ukoze icyaha. Bibiliya ivuga iki? Nuko rero ugusha umwe muri abo bana bato, cyamworohera nuko bamuhambira urusyo ku ijosi kamuroha mu nyanja. Umuntu uzaza gukizwa agasanga uri gusa rigoma ryo mu rusengero, akareka gukizwa neza kubera wowe, uzaba ugushije umwe muri abo bana bato. Kizaba icyaha kuri wowe, kikubere n'urubanza. Niyo mpamvu gukizwa nabi bitera umwaka. Bavuga byinshi. Haleluya, komere Yesu amashyi yabyara. Zamuri ibiganza musubire. Mwami Yesu, nakoze ibyaha byinshi, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka, ibyo abantu bazi n'ibyo batazi, ariko guhera none mbabarira, ngusabye imbabazi. Kiza ubugingo bwanjye, ubukureho urubanza rwo kurimbuka, ubukure mu rwobo Satani yari yarabutayemo. Ibyaha abadayimoni bankoreshaga mbyihanye none ndi imbere yawe. Mutima wanjye umenekeye imbere yawe kugira ngo mpinduke rwose. Ndashaka gutangirana amateka mashya, ndashaka gutangirana izina ritandukanye n'iry'abadayimoni bari banziho, ndashaka gutangirana ubuhamya bushya, kandi amateka yanjye ahinduke guhera none. Umpa izina rishya ritamenyerewe n'abadayimoni, unyubake mu bundi buzima, kandi izina ryanjye urikure mu gitabo cyo kurimbuka, urishire mu gitabo cy'ubugingo. Mpaga amateka mashya, unyuzuze n'umwuka wera kugira ngo nkomereze amaboko muri uru rugendo. Ndagushimiye kuminduye kandi ko unyijije ukama agakiza kawe mu izina rya Yesu, amen. Mana itanga ubuzima, Mana ikiza ikabohora, Mana yubaka ikabohora, Mana ikura mu rwobo, Mana irema, Mana igarura uwarupfuye, Mana izura ibyapfuye, Mana igarura ibyanyazwe, Mana ikura mu rwobo, Mana itanga agakiza. Senge abangaba nibahindurirwa izina, nibahindurirwa amateka, bafate kandi bakomeze. Tubakuyeho bari, tubakuyeho umwuka mubi wabagendagaho, tubirukanye izi mbaraga mbi, tubakuyeho
icyo cyangiro, tubakuyeho umuvumo wa karande, tubakuyeho umuvumo w'ibyaha, tubakuyeho imbaraga z'abakoreshaga ibyaha, tubahamagariye gukizwa no gukiranuka. Mwami ubagenderere, ubagendereshe mu nzira nziza, kandi guhera none bamenye ko bageze mu nzu yawe. Urakoze cyane kuko wumva gusenga, izina ryawe rihimbaza. Tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu, amen. Baze kubaha inama.